bikora mu buzima bwawe. Imana ije kubigukorera. Abantu bagiye kubona Imana wasenze. Nabibwiwe n'Imana ishobora byose. Hari ibintu bihindutse ubu buhanuzi. Aya mezi urayareba ukabona ashize Imana nta kikoze, ariko ibi bintu Imana igiye kubikora mu buzima bwawe. Zamura kwizera kwawe. Imana iremye igitangaza, Imana iremye ikidasanzwe mu izina Zonima shando wiri birifai lerevota imati warumaze igihe yarakuzonze arapfuye. Uyu Goliyati arapfuye mu izina rya Yesu. Uyu Goliyati aragiye, ibye birarangiye. Goliyati ibye birarangiye. Imana imugukuye imbere, Imana imugukuye mu maso, Imana imwigijeyo, ibyiwe birarangiye. Imana ikuremeye ubuhamya bushya, Imana ikuremeye ubuzima bushya, Imana ikuremeye icyerekezo gishya, Imana ikubambiye amahema, Imana igukoreye ibidasanzwe kuko ari Imana ishobora byose. Goliyati warwanyaga ubuzima bwawe arapfuye, apfuye nona. Umutwe wa Goliyati uvuyeho mu izina rya Yesu. Niba warunkurikiye wizeye ibyo navugaga, jya muri comment wandike muti nakiriye ubutabazi, Goliyati wanjye arapfuye. Shalom shalom, ndagusuhuje nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Nkubwira ngo umugisha Imana itanga uboneke ku bawe bose mu izina rya Yesu. Rero uyu ni wa mwanya mwiza, turi mu isaha yo kubohoka, isaha y'igitangaza, isaha yo kubohoka, isaha y'igitangaza, isaha yo guhindurirwa ubuzima mu izina rya Yesu. Iyi ni isaha y'igitangaza, ni isaha yo kwakira umugisha, ni isaha yo kwakira urufunguzo rw'ibyawe mu izina rya Yesu. Hari ubuhanuzi Imana impaye kuzana ku buzima bwawe. Ubu buhanuzi ni ubwawe, bwakire mu izina rya Yesu Kristo. Ni ubuhanuzi bugiye kugiraho bukuvana bukagira ahandi hantu bugushyira mu izina rya Yesu. Ibi ngibi nubyizera biraza gukora ku buzima bwawe. Ni ubuhanuzi buri buze guhindura amateka. Kimwe cyo aya mezi asigaye kugira ngo turangize uyu mwaka, haracyari ibyiringiro mu izina rya Yesu. Aya mezi asigaye kugira ngo umwaka ushire, hari icyo Imana igiye gukora, hari icyo Imana igiye kurema, hari ibintu Imana ije guhindura. Imana ije kunyuranya amaboko y'ibitavuga Imana. Hari ibintu bitavuga Imana, hari ibintu bitubaha Imana, ibyo ngibyo Imana ije kubyigizayo. Hari ibintu bimaze igihe bikubuza gutambuka mu izina rya Yesu. Reka nkubwire, muri ubu buzima habamo ibintu bijya bitsikamira abantu, bikagutsikamira ndetse kugera kuri rwa rwego wumva umutima wawe ukubwira ngo ni wiyahure. Izo ni imbaraga z'abadayimoni, ni imbaraga z'abazimu. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, biragatsindwa ntibikabe. Ntugakundire umutima wawe kuguca intege, ntugakundire umutima wawe kukubwira ko hari ibintu bidashoboka. Nta bintu bidashoboka muri ubu buzima. Ibintu byose birashoboka, ibintu byose biremera. Muri ubu buzima nta kintu na kimwe kidakunda. Muri ubu buzima iyo ikintu ugishyizeho umutima, iyo ikintu gihatije kirakunda. Ndagira ngo mvugane nawe, muri ubu buzima turi abatsinzi, muri ubu buzima turi abanyamugisha. Ibyo ngibyo uba ukwiriye kubyumva. Turi abanyamugisha. Ntukumve ko hari ikintu kitakunda ku buzima bwawe. Nta kintu na kimwe kitakunda ku buzima bwawe. Uri umunyamugisha kandi uri umutsinzi mu izina rya Yesu. Uri umunyamugisha kandi uri umutsinzi. Rero ntakagira ikintu kikubwira ngo nta hantu uzagera. Reka nkubwire, twebwe turi abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Twe turi abana b'Imana, kandi umwana w'Imana iteka Imana ni umwami. Niba uri umwana w'Imana nawe uri igikomangoma. Igikomangoma rero ntabwo kirirwa kirira, ntabwo wirirwa urira ngo urabona ngo byaranze, ngo urabona nta nzira. Uyu munsi wa none nubwo uri mu buzima bubi, tangira wiyaturireho amagambo meza. Si wowe uzabyiha, ni Imana izabiguha, izabikora. Kandi koko nibyo, Imana yarabiguteganyirije, yarabiguteguriye. Rero tangira wiyatureho amagambo meza. Iyatureho amagambo meza, iyatureho amagambo mazima mu izina rya Yesu. Wiyatureho ibintu byiza mu izina rya Yesu. Iyatureho ibintu byiza, vuge ngo nzagera kure. Nubwo uri mu buzima bupfuye, wikwemera ko upfuye. Imana itugirire neza. Urabona nta nzira, ariko vuga ngo zirahari. Sibyo? Muri ibyo zunguka n'imbaruka ngo naho ndiho naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka.
Yesu amiryo nyena byose aravuga ngo ndamahoro. Rero nawe vuga ngo nzakomera mu izina rya Yesu, vuga ngo nzagera kure mu izina rya Yesu, vuga ngo nzagera ku cy'Imana yavuze, nzagera ku cy'Imana yansezeranije. Icyo ngiki Imana yagusezeranije uzakigeraho mu izina rya Yesu. Icyo ngiki Imana yavuganye nawe kizaba ku buzima bwawe byanze bikunze. Rero genda uvuga ngo ndi umutsinzi, genda uvuga ngo ndi umunyamugisha, genda uvuga ngo wowe genda uvuga ngo nzakomera, hari aho nzagera, nzaba umuntu udasanzwe, nzaba sibyo? Imana y'amahoro ishimwe cyane. Wikwemera urya usuhuza umuntu mu gitondo ukamubwira ngo waramutse, ngo yewe nta miramukire, ngo yewe ngo byanze, rero ugati umeze neza, wapi ntakumera neza, uri muri yaturiraho abadayimoni. Wakwiyaturiyeho ibintu byiza, iyaturireho ibintu byiza mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyaturireho ibintu byiza, wiyaturireho umugisha, wiyaturireho gukomera, wiyaturireho kuzabona akazi keza, wiyaturireho mu izina rya Yesu. Umva nkubwire, hari amagambo Yesu Kristo yavuze mbere yuko ava mu isi ajya kugenda. Yaravuze ngo dore mbahaye ubutware. Imana itugirire neza. Yavuze ngo mbahaye ubutware bukandagira inzoka na sikorupiyo. Rero ijambo ry'Imana ryo rikambwira ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Buriya ni nayo mpamvu akenshi muri ubu buzima impamvu ukenera umutambyi, impamvu ukenera umuntu ugusengera, impamvu Imana yaduhamagaye nk'abatambyi ikaduhamagara nk'abahanuzi bayo, ndetse rimwe na rimwe mukajya muvuga ngo umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, ngo buri wese yigerere. Buriya hari impamvu ukeneye umuntu ugusengera. Impamvu nta yindi, ni uko revo zo kwizera kw'abo bantu ntabwo ziba zingana. Uyu munsi njye mfite kwizera kunini. Imana y'amahoro itugirire neza. Kwizera niko gukora byose. Buriya nawe uramutse wizeye kabiri ugakiranuka, wategeka bikakumvira mu izina rya Yesu. Buriya impano yo gutegeka iri muri wowe, kuko Yesu Kristo yaravuze ngo dore mbahaye ubutware. Ariko impamvu utabishobora, hari urwego utari wageraho. Imana itugirire neza. Buriya kwizera kuba gutatu. Hari ukwizera gusanzwe. Imana itugirire neza. Uko nguko n'abapagani barakugira. Urugero, urabona uku kwizera ni kwa kundi umupagani azabyuka mu gitondo agashinga akabari kandi yizeye yuko aka kabari kazunguka. Imana itugirire neza. Akabyizera akabigenderamo akavuga ngo kazunguka. Kwa kundi azashinga business runaka akavuga ngo izunguka. Uko ni ukwizera gusanzwe abantu bose bagira. Imana y'amahoro itugirire neza. Noneho hari ukundi kwizera rero umuntu ahabwa iyo akijijwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Iyo ukijijwe ugira kwizera Imana, kwizera Imana. Nguko niko abarokore bose bagira. Ko niko abarokore bose bagira, abanyamasengesho bose bagira. Imana itugirire neza. Noneho rero hari ukundi kwizera kw'Imana. Uko kwizera uko nguko niko Eliya yari afite. Imana itugirire neza. Arangije arabireba, arabyitegereza, aravuga, abwira Ahabu, aramubwira atumva nkubwire, nge ndategetse Eliya, ndategetse imvura ihagarara imyaka 3 n'igice. Arangije akinga imvura, imfunguzo arazibika, kuko yamaze kwisobanukirwa. Uko kwizera kugira umuntu wamaze kwisobanukirwa uwo ari we muri Kristo Yesu. Iyo wamaze kwisobanukirwa muri Kristo Yesu ugira kwizera kudasanzwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Ukizera ko ibidashobokera abantu ku Mana byashoboka. Ndetse iyo wamaze kwizera, uko kwizera iyo ugufite ntabwo ushobora kwemera ko Imana isuzugurwa uhari. Hari abantu bajya bemera ko Imana isuzugurwa bahari, ariko Imana yacu ntikabura icyubahiro duhari. Imana yacu ntikabura abantu bayisenga duhari, ntikabura abayivuga neza duhari. Uko kwizera rero Eliya yarakugize, arisobanukirwa. Buriya umurokore umaze kugera ku kigero gishyitse arisobanukirwa, akamenya uwo ari we muri Kristo Yesu. Iyo utari wisobanukirwa uhora mu buzima bwo kuganya, ugahora uvuga ndapfuye, biracitse, birayobye. Buri kabazo kose uba ubona ko upfuye, buri kantu kose ukabona upfuye. Hari umwenda ufitiye urupfu. Iyo wamaze kwisobanukirwa uravuga ngo naho ndiho, naho napfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu amibyo nkena byose, warangiza ukavuga ngo ndamahoro, kuko wamaze kwisobanukirwa. Imana y'amahoro ishimwe cyane, kuko wamaze kwisobanukirwa. Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera kunzinya cyane, kunzinya kutari kunini, gutoya cyane, kungana n'akabuto ka Sinapi. Mwabwiriye imisozi ngo niranduke itabwe mu nyanja. Mwabwira imisozi ngo niranduke itabwe mu nyanja, imisozi ikaranduka.
ntabwo usabwa kwizera kunini, urasabwa kwizera gutoya cyane kungana n'akabuto ka sinapi. abazi ururo ntabwo aka kabuto kangana n'ururo, ni gatoya munsi y'ururo. Imana itugirire neza. Noneho uko kwizera niko usabwa, ariko ikibazo abantu barakubuza. Rero urasanga umuntu arimo yivugisha ngo nanjye ngo nzajya nisengera kandi nyamara ntubasha no kwizera, nisengesha usenga ntiryakwirukana isazi ku mazuru. Ariko nyamara uramutse wizeye gutegeka biri muri wowe. Ese wagize ngo ndaguhakanya, burya wagerayo wategeka bigakunda. Ariko icyo abatambyi barusha abandi, bafite kwizera kuri hejuru, bahawe kwizera kw'Imana. Hahandi nge ngusengera mbizi neza ko naburaye, ariko nkihagusengera ukaza, njyewe narabuze urubyaro imyaka 10 ishize, ariko ukaza umbwira uti nanjye nabuze urubyaro. Hagusengera kubera rya jambo Imana yabwiye Pawulo, iramubwira ngo ubuntu bwanjye buraguhagije. Nyuzwe n'ubucuti bwo mwijuru, nisunze umukiza ukomeye, ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinyiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe Yesu, singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye. Haleluya. Imana ishimwe. Ngo umutima wanjye ntuhagaze kuko nisunze umukiza ukomeye. Rero iyo wamaze kwisobanukirwa ikintu cyitwa kwisobanukirwa, iyo utarisobanukirwa ngo umenye Yesu uri muri wowe uburyo angana, umenye ubugari bwe n'ubunini bwe, umenye uburebure bwe, Imana itugirire neza. Dawidi we rero ngo amaze kwisobanukirwa, amaze kubibona neza, ngo asanga ngo Umufilisitiya witwa Goliyati yasengereje ubwoko bw'Imana. Umufilisitiya witwa Goliyati ngo yari yazengereje ubwoko bw'Imana. Ngo ariko Dawidi kubera ko yari amaze kwisobanukirwa, arangije ngo abwira umwami Sawuli, aramubwira atumva njyewe nabasha kwica uyu Mufilisitiya. Imana itugirire neza. Umwami aramureba atariko Dawidi, wakana we waretse kwiyahura ukiri mutoya, uriziza iki rwose? Dawidi ati njyewe uriya nabasha kumwica. Umwami ati wakana we, genda uryamusinzira, iyo n'ihungabana ufite. Imana itugirire neza. Buriya hari ibigeragezo bijya biza bikakurondora, bikakumvisha uburyo ibyo urimo urakora n'ibyo urimo uracamo ari ihungabana ufite. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari igihe abantu batureba bakabona barokore ibyo tuvuga n'ibyo dukora akenshi ari ihungabana dufite, ariko ndagira ngo nkubwire ntabwo ari ihungabana, nta nubwo ari ikindi kibazo. Dufite Imana ishobora byose, dufite Imana ivuga bikaba, ndetse Imana yategeka bigakomera. Ariko ndagira ngo nkubwire iki kintu, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be. Zaburi 125. Abiringiye Uwiteka, haleluya, abo bantu, amen, abamama biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Imana ishimwe cyane.
bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Imana itugirire neza. Bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, Imana ishimwe cyane, ngo niko Uwiteka agosa abantu biwe. Nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agosa abantu be. Imisozi igose Yerusalemu, Uwiteka nawe agosa abantu be. Uwiteka aratugose kandi turi mu burinzi bw'Imana ishobora byose. Reka nkubwire, ntabwo tuzapfa ahubwo tuzarama, ntabwo tuzapfa ahubwo tuzagera kure mu izina rya Yesu. None ahangaha ni ku ijambo rivuga komeza wiyaturireho ibintu byiza. Kubera iki wiyaturiraho ibintu bibi? N'ibyiza birahari, byiyaturireho. Iyaturireho uwo mugisha urahari, iyaturireho kwakira igitangaza, iyaturireho gukomera, iyaturireho kugera kure, iyaturireho kuba umutsinzi, iyaturireho kuzaba umunyembaraga, iyaturireho guhindurirwa amateka, iyaturireho ubuzima, iyaturireho amasezerano mashya mu izina rya Yesu. Hari ibyawe byapfuye bigomba kuzazuka. Bizazurwa n'iki? Bizazurwa nuko wizeye Imana ishobora byose. Dawidi rero ngo umwami aramubwira atumva, Dawidi we, ibyo bintu urimo ntabwo byakora, ntibyavamo. Imana itugirire neza. Dawidi hari ijambo ryiza nkunda yabwiye umwami ati buretse nguhe ubuhamya. Erega buretse nkubwire, impamvu ibi bintu bigusuzugura ni uko utari wabiha ubuhamya. Ibi bintu biha ubuhamya. Hari ibintu Imana yakoze mu gihe cyatambutse. Akenshi iyo turi mu bibazo, Satani atwibagiza iby'Imana yakoze. Akenshi iyo turi mu bibazo, Satani atwibagiza iby'Imana yadukoreye. Akatwibagiza ko Imana yigeze idutabara, akatwibagiza ko Imana yigeze iduhindurira amateka, akatwibagiza ko Imana yigeze iducira inzira, akatwibagiza ko Imana yigeze itumara umubabaro. Ariko Dawidi arangije arerura aravuga ngo buretse nguhe ubuhamya wa mwami we, buretse nguhe ubuhamya, njye umugaragu wawe naragiraga intama za data. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Njyewe umugaragu wawe naragiraga intama za data. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Iyo hazaga intare cyangwa idubu ndi mu ishyamba ndagiye intama za data, njyewe narahubukaga. Imana itugirire neza. Nkayicakira yo hazaga intare cyangwa idubu. Umva umwana Dawidi, haleluya. Umva umwana aravuga ngo iyo hazaga intare cyangwa idubu, ayiwe, ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu. Kumuhanga amasiteka bizanyiza intege nke, nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka. Nshira ubwoba nshira ubute nyuma nzatabaruka. Nta kubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni, ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu. Ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu. Ntabya none ntabizaza byazananya na Yesu. Haleluya. Navuga ngo iyo hazaga intare cyangwa idubu, umva. Ubundi nujya usenga Imana, jya uyisengera mu mirimo Imana yakoze. Haleluya. Jya uyisengera mu by'Imana yakoze, jya uyisengera mu byatambutse. Ari ibintu Imana yakoze. Haleluya. Uyu munsi icyo kibazo urimo ntabwo gikomeye kurusha kimwe Imana yakemuye ejo bundi. Ntabwo gikomeye kurusha bimwe Imana yagutambukijemo. Ibuka bagusohoye mu nzu, ibuka udafite aho kurara, ibuka urara muri ruhurura, none uyu munsi uraryama mu nzu ugasinzira. Ariko kubera yuko ubona hari aho ugeze, Satani akwibagije yuko wararaga muri ruhurura ejo bundi. Satani akwibagije ko ejo bundi nta myenda wagiraga, wambaraga imyenda bagukuburiye. Ariko uyu munsi amavarisi warapakiye, umaje kwibagirwa. Uyu munsi uravuga ngo Mana warantaye, warandetse. Ntabwo yakuretse. Tekereza neza, ese ni Imana yakuretse cyane wewe wayiretse? Imana itugirire neza. Ayizo ni mashando wiribirifa yafashijwe. Imana ishimwe cyane. Ese ni Imana yakuretse cyangwa ni wewe wayiretse? Imana itugirire neza. Dore ukuboko k'Uwiteka ni kwaheze ngo ananirwe gukora, n'amatwi ye ntiyapfuye ngo ananirwe kumva ibyo tumusaba, ahubwo ibyaha by'abantu nibyo bimutera kutwima amaso akadutera n'umugongo. Haleluya, haleluya. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzawinjiramo.
haleluya, Imana ishimwe cyane. Haleluya, niko mvuza impundu, haleluya, nzinjira mu murwa, haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe nzawinjiramo, abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babikiwe ikamba ry'izahabu, niringiye kuzinjiramo. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dawidi aravuga ngo buretse nguhe ubuhamya, njye umugaragu wawe undeba hano, naragiraga intama za data iyo hazaga intare cyangwa idubu. Imana ishimwe. haje intare cyangwa idubu, njyewe, Imana ishimwe, haleluya. Njyewe ureba umugaragu wawe narahubukaga nkayicakira, yamvumbukana nkayivutagura, narangiza nkayica. Imana ishimwe. Uvuga ngo ubwo nishe intare n'idubu, uriya mufilisiti utarakebwe, ayiwe zoni mashando wiribirifai, uriya mufilisitiya utarakebwe. Imana ishimwe. Hari abantu bagutera ubwoba ugasanga ntibakurusha gusenga, ugasanga ntibanakishijwe, ugasanga ni abantu bari aho ngaho. Imana y'amahoro itugirire neza. Utakurusha gusenga ntakaguhabure ngo uhabuke. Umuntu utakurusha gusenga, umuntu utaramenye Imana ya Isiraheli, umuntu utaravuzweho n'Imana, umuntu Yesu atigeze avugana nawe, umuntu utarigeze zoni mashando wiribirifai mekotaya. Imana ishimwe cyane. Ntabwo uyu muntu yigeze akebwa n'akanya na gato, ariko uyu munsi ngo aguteye ubwo. Umva mvugane nawe, ntabwo abarozi ureba bazapfa nk'imwe muri zo mu izina rya Yesu. Bigutera ubwoba, Imana itugirire neza. Byikunaniza kubwire ngo ndahunze, ngo ndagiye, oya, wivuga ngo ndapfuye, ngo yewe ngo abarozi bagiye kunyica. Ntabwo abarozi barusha Imana imbaraga. Ariko umva nkubwire, abarozi uzi ko ari ibiremwa Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ariyo muremyi. Imana y'amahoro itugirire neza. Gutuvuga ngo barakwica ufite Yesu mu mutima wawe. Iyo ufite Yesu mu mutima wawe, burya nta kintu wamuburana. Haleluya. Ibyo mu buzima ntibigukange, kuko n'inyamaswa arazigaburira. Haleluya. Iyo ufite Yesu mu mutima wawe, burya nta kintu wamuburana. Ntacyo, nta na kimwe. Nta kintu waburana data wa twese. Ni data wa twese mwiza, azi intege nke zacu, nuko aradukuyakuya ngo aturinde Satani. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, kuko ari uko yahoze. Nanone tumwizigire, nanone tumwizigire, nanone tumwizigire Yesu we, kuko ari uko yahoze. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitarangira iteka. Duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, duhimbaze imbabazi ze, zitarangira iteka. Haleluya. Duhimbaze imbabazi ze zitarangira iteka. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Rero umuntu utakurusha gusenga aguhabura gute? Umuntu utakurusha gusenga, umuntu utarakebwe, umuntu utazi Imana ya Isiraheli, umuntu utazi uburyo Imana yambukije abayisiraheli inyanja itukura, umuntu utazi uburyo Imana iherutse kukugaburira, umuntu utazi uburyo Imana iherutse kukubakira inzu, umuntu utazi uburyo Imana iherutse kugukorera mariage, umuntu utazi uburyo, ayiwe, umuntu utazi ahantu Imana ikuvanye. Hari ahantu Imana ikuvanye abantu batazi. Hari ahantu Imana ikuvanye abarozi batazi. Hari ahantu Imana ikuvanye abapfumu batazi. Hari ahantu Imana ikuvanye abakonikoni batazi. Hari ahantu Imana ikuvanye. Imana ishimwe. Wabanye natwe Yesu, wabanye natwe, warakoze, warakoze Yesu, warakoze mwami w'abami, warakoze. Hari ahantu Imana ituvanye. Rero abo bakurwanya ntabwo bazaho Imana ikuvanye.
ntabwo bazahana Imana ikuvanye. Jya ubaha ubuhamya. Haleluya. Jya ubaha ubuhamya. Jya ubaha ubuhamya. Yesu ni muzima, Yesu yaranesheje. Yesu ni muzima, yaranesheje. Yesu aratabara, nta kintu na kimwe kimunanira. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri. Dawidi arangije aravuga ngo uwo Mufilisitiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Haleluya, Imana ishimwe. Uwo Mufilisitiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Imana ishimwe, azapfa nk'imwe muri zo. Umufilisitiya utarakebwe, Imana itugirire neza. Umufilisitiya utarakebwe agomba gupfa nk'imwe muri zo mu izina rya Yesu. Ukeneye kwizera Imana kugera kuri cya kigero, naho uyu munsi wa none ubona nta nzira, ariko tumbira Yesu niwe gisubizo. Nubwo ubona nta buryo, tumbira Yesu niwe gisubizo. Tumbira Yesu umwami w'abami. Tumbira Yesu niwe byiringiro byacu, niwe mahoro yacu, niwe gakiza kacu, niwe. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Hari abantu bagutega iminsi bamubwira ngo uzamwara, ngo uzaseba, ngo bizagucanga. Umva nkubwire, iminsi bakubariye yo kumara ku isi warayirengeje. Imana ishimwe cyane, izina ry'Uwiteka nirihabwa icyubahiro. Dawidi arangije aravuga ngo njye umugaragu naragiraga intama za data, iyo hasaga intare cyangwa idubu narahubukaga nkayicakira nkayica. None zo ni mashando wiribirifaye yerebotaye nini toprevonini, ubwo nishe intare n'idubu. Mbega uwo Mufilisitiya utarakebwe, Imana ishimwe, uwo Mufilisitiya utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Reka nkubwire, reka guterwa ubwoba n'ibyo uhagazemo nonanga. Reka guterwa ubwoba n'ibiri kugukanga n'amajwi akubwira ko ntaho uzagera. Umva, subiza amaso inyuma wibuke iby'Imana yakoze. Subiza amaso inyuma wibuke aho Imana yakuvanye. Subiza amaso inyuma wibuke iby'Imana yagukoreye. Reka nkubwire, hari ibintu Imana yakoze, nubwo uyu munsi uri mu bibazo, ariko hari ibintu Imana yakoze. Ibyo atarakora ntabwo ari byo byakumara imbaraga zo gushima. Reka mvugane nawe, uyu munsi kuba utarabona urubyaro ntabwo icyo ngicyo ari ikibazo. Ndagira ngo nkubwire, izere Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Reka Satani ye kukwihebesha ngo yewe ngo byaranze, ngo ntabwo nzigera mbyara, ngo reka njye mu bapfumu, ngo reka ngende ngerageze. Oya, mu izina rya Yesu Kristo, Rabini for Shando will be fine. Ndahanurira ubuzima bwawe. Uku ni ukuri kw'Imana yampamagaye. Nta kintu kinanira Imana. Imana iravuga kandi igakora, iravuga kandi igasohoza. Ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo guhanga amaso. Yihanga amaso, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Umva mvugane nawe, ntukice intege, ntihakagire ikintu kigutera ubwoba. Uri umwana w'Imana, uri igikomangoma mu izina rya Yesu. Uri umutsinzi, uzagera ku ntsinzi yawe. Ahubwo reka kwica intege, reka kwisuzugura. Uyu munsi ngo ubukene burahari, ngo amadeni ni menshi, aramaze. Icyatumye baguha amadeni kizatuma unabishyura mu izina rya Yesu. Izere kuzishyura, izere yuko Imana izagushoboza, izaguha uburyo, Imana izakubakira. Ukeneye kugira kwizera, ukeneye kugirira abakozi b'Imana icyizere, ugasenga Imana aho ucitse intege, ugahamagara umutambyi, mugasengana Imana. Nta kizabuza Imana gutabara, nta kizabuza Imana gukora. Ukuboko kw'Imana ni kwaheze ngo inanirwe gukora, n'amatwi yayo ntiyapfuye ngo inanirwe kumva, kuko ni Imana ishobora binga byose. Wowe kiranukira Imana gusa, nurangiza uyizere, nurangiza ube mu buzima bwo kwatura ibintu byiza. Wiyatureho umugisha, wiyatureho gukomera, wiyatureho gutera imbere, wiyatureho kwaguka, wiyatureho kuba umuntu udasanzwe, wiyatureho kuba umunyembaraga, wiyatureho ibintu byiza. Witarugiza, wige gukorera Imana mu izina rya Yesu. Mu bushobozi bwawe ukorera Imana, uyikorera ibyo ushoboye. Wige gufasha, wige kuba mu nzu y'Imana, wige gufasha abababaye, wige gushyigikira umurimo w'Imana, wige gushyigikira abantu b'Imana. Imana izakuzamura, Imana izakugeza kure. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo nzane ku buzima bwanyu. Imana ishimwe. Imana ishimwe.
Imana ishimwe cyane. Dawidi ngo arangije ngo umwami acyumva ubuhamya. Reka buriya ibigeragezo byicaza ubiha ubuhamya, ntabwo birumva ubuhamya, biha ubuhamya. Bwira ubwo bushomeri ubwuti wabushomerewe, nubwo uri hano ariko uzagenda. Hanurira icyo gihugu utuyemo, nubwo ubona nta mugisha urimo urakiboneramo, wivuga ngo byaranze, gihanurire. Oya, senga ugihanurira mu izina rya Yesu. Senga ugihanurira, ukibwire ngo wagihuguwe mu izina rya Yesu. Gihanurire mu izina rya Yesu. Agizo ni mashando wiribirifai, ndashaka icyo gihugu gihanurire mu izina rya Yesu. Gihanurire kirumva gifite amatwi, ubwo butakutuyeho buhanurire. Hari abantu babuze umugisha wo mu gihugu, hari abantu bakora ntibigende, hari abantu bakora ntibyemere, ibyo mugerageje gukora byose ntibikunde, ariko ndagusengera mama mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro iguhe kwizera. Hanurira icyo gihugu, gihanurire, ukibwire ngo wagihuguwe nzaguturamo. Gihanurire ukibwire ngo wagihuguwe nzagukomereramo, wagihuguwe nzakubyariramo, wagihuguwe nzakugiriramo umugisha, wagihuguwe nzagutereramo imbere, wagihuguwe. Gihanurire mu izina rya Yesu. Gihanurire ukibwire gukomera kw'Imana, gihanurire ukibwire imbaraga z'Imana, gihanurire ukibwire ko Yesu ari muzima, gihanurire ukibwire ko Yesu yatsinze, gihanurire ukibwire ngo nzakubakamo, ukibwire ngo nzaguturamo, ukibwire ngo nzakubyariramo, nzagukoreramo mariage. Uhanurira akazi nubwo katarimo karaza, gahanurira ukabwire ngo wakazi we uzaza mu izina rya Yesu. Nzakwakira mu izina rya Yesu, nzaba umutsinzi, yewe nzakomera, je nzagera kure, nzagera ku bintu bidasanzwe, nzaba umunyembaraga, sinzapfa nzarama. Haleluya! Wiyaturireho iby'isi. Dawidi umwami ngabona ko amaramaje, ngo amaze kubona ko amaramaje, ngo aramujyana, ngo amwambika imyambaro y'urugamba, ngo amuhereza n'ingabo, ngo amuhereza n'icumu n'inkota. Ngo Dawidi ngo agerageje gutambuka biramunanira. Impamvu urimo urananirwa kugenda uru rugendo, urimo uribagirwa uko watsinze urugamba rwashize. Abantu benshi ikintu kibananiza, Satani abibagiza uko batsinze urugamba rwashize, agashaka kukuzana uyu munsi ngo ugendere mu by'uyu munsi, ariko nyamara urugamba rwashize warutsinze nta byaha ukora, warutsinze utagendera mu ngeso z'ababi, warutsinze utanywa inzoga, warutsinze udasambana, warutsinze nta magambo ugira, warutsinze nta shyari ugira, warutsinze utari wagwa, warutsinze utariyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ariko uyu munsi nureba neza uraza gusanga waraguye, mu mutima wawe waraguye, ntabwo ukiri wa wundi. Warutsinze utari watekereza ko wajya mu bapfumu, warutsinze utari watekereza ko wawunda kwanga, nta nzika yabaga muri wowe. Igihe cyose wabaga ufite kwizera Imana muri wowe, nicyo cyatumye utsinda urugamba. Ariko Dawidi ngo yambara imyambaro, abwira umwami ati hoya, natsinze urugamba atari ukumeze, ahubwo ibingibi bikambikuremo kuko simbimenyereye. Yamenyereye gurwana urugamba, yiyambariye ikabutura n'igipira byari byaracitse, kandi agatwarana urugamba n'amaboko yiwe, nta bindi bikoresho yifatishaga uretse ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza, Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirikirwe hejuru. Dawidi ati narwanye urugamba, ayiwe, narwanye urugamba, iyi ntambara nayitsinze, nta bindi bintu nishingikirijeho. Ntabwo hari banko, imiryango yari yarantaye, yari njyewe n'Imana njyenyine mu ishyamba. Aravuga ati hoya, ibingibi simbimenyereye. Hari abantu rero mwafashe ibintu mutamenyereye, mugendana nabyo, nta kabuza muzatsindwa urugamba. Ariko niba ushaka gutsinda urugamba, ibuka uko watsinze rumwe rwa mbere, ibuka uko Imana yagutabaye cya gihe umeze, Imana yagutabaye wiyiriza, Imana yagutabaye usenga, Imana yagutabaye ukiranuka, wangaga icyaha n'igisa nacyo. Ariko uyu munsi waraguye, wasubiye inyuma, wavuye mu byizerwa, ntabwo ukiri wa wundi wa kera. Dawidi ngo yifatira icumu, yifatira inkoni ye, aragenda ngo ajya ku mugezi, ngo afata imvumba ye, ngo ajya ku mugezi atoraguramo amabuye 5. Imana itugirire neza, amabuye 5. Imana itugirire neza,
ibuye risobanura Kristo. Imana idutabare. Yifatira ibuye aragenda. Imana y'amahoro itugirire neza. Ngo akigera imbere ya Goliyati, ngo kuri Goliyati Dawidi ngo kari agashishi, kari nk'agashishi ko ngo cyari ikigabo cy'igihanyanswa kirekire, ngo cyareba ka Dawidi ngo uburyo gahagaze hasi, hareba atari ko sha abazima bananiwe, none aka kana niko muzanye kugira ngo gapfe, aka kana murakazanye kugira ngo gapfire ubusa. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari abantu bakureba igihagararo, bakareba uko ureshya, bakareba uko ugenda, bakagira ngo byarakurangiranye, ariko ntabwo birarangira. Haleluya. Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma ya zeri irakora. Mana yacu irakora ibyananiye abantu, ikora ibikomeye, na nyuma ya zeri irakora, na nyuma ya zeri irakora. Haleluya. Na nyuma ya zeri irakora. Ndagira ngo mvugane nawe, na nyuma ya zeri Imana irakora. Ibyananiye abantu Imana irabishobora. Nta kintu kinanira Imana. Ibyo ngibyo ubona ko bikunaniye Imana irabishobora. Ibyo ngibyo ubona ko bitakunda Imana y'ibihindura ibikunda mu izina rya Yesu. None hazamura kwizera kwawe. Ibyo ngibyo ubona nta nzira, ibyo ubona nta buryo, ibyo ubona ko bikomeye, ibyo ubona ko bigucanze, ibyo ubona Imana ishimwe. Ibyo ngibyo ubona Imana yabikora. Dawidi ngo ahagarara imbere ya Goliyati. Goliyati aramubaza ati, unteranye inkoni ubona ndimbwa? Imana itugirire neza. Unteranye inkoni urabona ndimbwa? Dawidi aramureba, ati ubugabo si ubutumbi buretse nk'ubwire. Nubwo wiyita munini, nubwo wiyita mugari, unteranye icumu n'uducumu, ariko njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana. Zoni masando wiribirifai, nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana. None ahangaha Imana y'amahoro itera abanzi bawe mu izina rya Yesu. Umurozi wakurogaga Imana imutere mu izina rya Yesu Kristo. Izo nima shando wiribirifai lerebotai mekotai, njyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana isumba byose, umwami wa Isiraheli, ingabo umugaba w'ingabo we, umugabo w'ingabo z'ikirenga, Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Imana itugirire neza. Imana itugirire neza. Ndaza kukumenyesha yuko abayisiraheli ntabwo bajya basuzugurwa, ubwoko bw'Imana ntibujya bumenyerwa. Umva, ntabwo bujya bumenyerwa. Wayobye inzira. Imana itugirire neza. Wayobye inzira. Wayobye inzira. Haleluya. Goliyati araseka, atari kwa kakana kagira amashyengo. Aka kana karasetsa. Goliyati aritakuma. Goliyati aritakuma. Akana gakora mu mvumba, gakuramo icyo bita umuhumetso, gashyiramo ibuye ari ryo Kristo. Imana itugirire neza. Haleluya. Haleluya. Reka gutinda uvuga ngo ufite ibibazo, ahubwo tinda ubwira ibibazo ko ufite Kristo. Ibibazo bitere mu izina rya Yesu Kristo. Bitere Kristo. Bibwire Yesu, niwe nshuti yebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Bibwire Yesu, niwe nshuti yebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Bibwire Yesu, nta yiwe nshuti yebuje, nta yindi wabona imeze nkawe, byose ubimuganyire. Haleluya. Dawidi ngo arazunguza. Dawidi arazunguza. Dawidi ngo arasenga, arangije ngo ararekura. Ayiwe, Imana ishimwe cyane. Yarekuye rimwe ibuye no mu gahanga ka Goliyati ngo tu.
Imana ishimwe cyane. Ako kanya Goliyati ntiyamenye inkuba imukubise. Imana itugirire neza. Bamukubise ibuye mu gahanga agira ngo bamuteye igisasu kimwe cya kirimbuzi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ntawe usenga akina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Imana ishimwe. Ntawe usenga akina kandi ukandagira usenga ntabwo wajya ahonyora. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Birashoboka ko uyu munsi waba ureba nta nzira, birashoboka ko waba ubona byanze, ariko ntawe usenga akina. Gusenga nibwo buzima, gusenga ni imibereho. Imana yacu irashoboye, nta kintu kinanira. Uko yari iri kera na n'uyu munsi niko ikiri, uko yakoraga ibikomeye na n'uyu munsi niko ikibikora. Ntawe usenga akina. Arangije ngo arapfa. Dawidi ngo aragenda yitonze afata igihanga cya Goliyati amuca umutwe. Nawe none ahangaha hari Goliyati wari umaze igihe ari imbere yawe, ariko ndagira ngo mpanurire ubuzima bwawe. Goliyati wari umaze igihe yarakuzonze arapfuye. Uyu Goliyati arapfuye mu izina rya Yesu. Uyu Goliyati aragiye, ibye birarangiye. Goliyati ibye birarangiye. Imana imugukuye imbere, Imana imugukuye mu maso, Imana imwigijeyo, ibyiwe birarangiye. Imana ikuremeye ubuhamya bushya, Imana ikuremeye ubuzima bushya, Imana ikuremeye icyerekezo gishya, Imana ikubambiye amahema, Imana igukoreye ibidasanzwe, kuko ari Imana ishobora byose. Goliyati warwanyaga ubuzima bwawe arapfuye. Apfuye none umutwe wa Goliyati uvuyeho mu izina rya Yesu. Niba wari unkurikiye wizeye ibyo navugaga, jya muri komenti wandike muti nakiriye ubutabazi. Goliyati wanjye arapfuye, Goliyati wanjye arapfuye mu izina rya Yesu. Ubu buhanuzi nubwumva ntubukerese. Imana ije gukora iki kintu, kandi Imana ije kubikora mu buzima bwawe. Imana ije kubigukorera. Abantu bagiye kubona Imana wasenze. Nabibwiwe n'Imana ishobora byose. Hari ibintu bihindutse ubu buhanuzi. Aya mezi urayareba ukabona ashize Imana ntakikoze, ariko ibi bintu Imana igiye kubikora mu buzima bwawe. Zamura kwizera kwawe. Imana iremye igitangaza, Imana iremye ikidasanzwe mu izina Zonima shando wiri birifai lerevota. Imana ije kukurengera, kandi kubera ko wasabye kurengerwa n'Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndabishimiye cyane. Kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri mwebwe. Ntimukabure ku Mwuka Wera, ntimukabure amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Ndasoje. Data ndagushima kuri Imana igira neza. Umugisha uyu muntu warunkurikiye, umugire neza, umubambira amahema, wagura imbago kandi ukingura imiryango, ukora ibikomeye ku buzima bw'uyu muntu. Urakoze ni mu izina rya Yesu, amen. Imana iguha umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Reka nkubwire ngo Yesu ari ku ngoma kandi ni muzima, ko yari ari kera na n'uyu munsi niko akiri. Akora ibitangaza abantu bagatangara, ariko we ntajya atangara kuko niwe gitangaza. Uyu munsi agutungure mu izina rya Yesu. Shalom. Kora subscribe, sharing iyi video igere ku bantu benshi. Imana iguha umugisha. Nimero yanjye uyisanga hasi. Imana ibaha umugisha. Bye.